lack of honor. Wakaba mubwiza ukuri uti rwose nyihanganire, muri iyi minsi nta mafaranga mfite, nzayaguha ndazirikane neza wangire ndi kuyashaka. Ariko bitangiye kumubwira ngo ubwo se gutekereza ko ari wa mbere ugujije umuntu witanguriza se sinari kuguza abandi. Lack of honor. Nujya kubona ukabona umuntu atangiye kujya agenda mu muhanda asabiriza kuba ko yasabye abo yagombaga gusaba bose arabarangiza n'agasuzuguro kenshi. Respect yourself. Menya law of honor. Menya kwiyubaha. Nurangiza wubahe n'iki n'abandi. Uriya muntu usuzugura, uriya muntu uri gutesha agaciro afunze uwo muryango, kubwije ukuri ko wazazenguruka muri ubwo butaye imyaka 40. Umugabo aragusahira, akwishurira inzu, akumenyera ibyo kwambara, mu bushobozi bwe aragusohokana akora buri kimwe, cyangwa se niba ari ibyo adakora ni ukubera ubushobozi. Ariko kubera lack of honor katavuga ngo abandi bagabo se ngo hasura nk'abandi bagabo ngo abandi bakora ibi nibi, nibyo ngibyo gukorera. Banza umuhonaringe. Hello, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko muri amahoro. Turabashimira cyane mwe mudukurikira kuri Nowa Talk TV. Ni umugisha kubagira, abakoze subscribe, abakoze share, abakora comment. Thank you. Mwari mumeze ute? Amakuru y'iminsi bese nyine mumeze gute? Nizeye ko muri amahoro, mumeze neza. Uyu munsi rero tugarutse muri studio za Nowa Talk TV, tuje kuvugana ku yindi point. Ariko mbere yuko tujya muri byinshi, please hitinga subscribe button, ukore share, uduhe na comment y'ibyo twahindura cyangwa se ibyo ushimira. Turabashimiye cyane. Uyu munsi tugiye kuvugana kuri point yitwa the law of honor, cyangwa se ndaza kubigusobanura urumva law of honor icyo bishatse kuvuga. Ariko mbere yuko tujya muri byinshi ngo tugere kurereka, tubanze tuvuge kuri saga cyangwa se ikintu cyabayeho ko twatekereje ko ari byiza ko tujya turahuza content zacu nibiri kuvugwa kuri social media cyangwa se nibiri kuvugwa hanze. Mu minsi ishize habayeho press conference y'umukuru w'igihugu, ubwo yari yatumiye abanyamakuru ngo babaze ibibazo. Hazamo muri iyo event hari ikintu cyabayemo, ubwo umunyamakuru bita Mutesi SCOVIA na minister w'ububanyi n'amahanga bita Olivier Nduhungire, ambassador honorable, ayo ni amazina ye, ndetse n'abandi banyamakuru. Hajemo saga yuko hari ikintu cyari cyarabaye mu gihe cyashize, aho SCOVIA yashinjwaga kuba atazi gusemura igifaransa n'abanyamakuru be kuri mama rwa Gasabo. Rero umukuru w'igihugu bimubazaho, ariho ndi kujya dufatira inyigisho yacu y'icyo twita law of honor. Mu by'ukuri SCOVIA ahaguruka abazwa ikibazo, ntabwo yari azi yuko ashobora kubazwa icyo kibazo. Abazwa ati ibyo numvishije byagenze gute, ntabwo yari azi ko bishoboka ko yabazwa icyo kibazo. Mbere wabashije gukoresha icyo twita law of honor. Law of honor ni nko guca bugufi cyangwa se kwicisha bugufi. Yani ni itegeko ryo kuhonaringa cyangwa se ryo kubaha abandi. Abajijwe ikibazo yishize mu mwanya uri inferior, yishira mu mwanya wo gusaba imbabazi, agaragaza yuko ibintu atabyumvaga neza. Naho ku rundi ruhande rwa ambassador hari abandi, rwa minister hari abandi banyamakuru bagerageje kuvuga, ariko bavuga basa nkaho bari kuri uruhande rwa minister. Ariko iyo law of honor yarakoze kuri we, kuko byarangiye ari ugaragaye ko ari mukuri, kandi birangira umukuru w'igihugu ari ugaragaye ko ari we ahubwo wakabaye usabwa imbabazi. Nibyo byarangiye ari ubaye victim, kubera ko yagaragaje icyo bita law of honor, guca bugufi. Law of honor ni iki? Reka twifashishe Bibiliya ho gato kugira ngo nze kubigusobanurira. Reka dusome mu gitabo cy'Abafilipi igice cya 2, duhere ku murongo wa 7. Reka duhere ku wa 6, aranditswe ngo uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka,
ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo kumusaraba. Nicyo cyatumye Imana imushira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu isi, ari ay'ibyo mu ijuru, cyangwa ay'ibyo mu isi, cyangwa ay'ibyo munsi y'isi. Kandi indimi zose zihamya yuko Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbaza. Hano law of honor ni uguca bugufi, ni ukuganduka, ni ukujya. Hari n'igitabo cyitwa 48 law of power, hari itegeko rivuga ngo simudani yumaka, kugaragara uri munsi cyane y'uriwe. Pay saka tukaca saka, simudani yumaka, ngo kugaragara uri munsi cyane y'uriwe. Iri tegeko of law of honor, hari abantu benshi imiryango yabo ifunze ku buzima bwabo, ku iterambere ryabo, ku kubaho kwabo, atari uko badakora cyane, atari uko atari abanyabwenge, abo kubura ikintu twita law of honor. Ndakubwiza ukuri, hari umuntu ushobora gufata telefoni ye yaguhamagara gutya, ubuzima bwawe bugahita buhinduka. Hari sinyatire y'umuntu umwe yasinya gusa, agisinya kera ubuzima bwawe bukaba bwahindutse. Hari umuryango wakomanga wakingurwa, ubuzima bwawe bugahita buhinduka, kubera kubura icyo twita law of honor, kubera icyo twita guca bugufi. Ubuzima bw'abantu buragenda bukaba crash. Fatiye ku rugero nari mbahaye, uriya munyamakuru yagaragaye nkaho ari mu ntege nkeya, ariko byarangiye ari we, kuko abandi baravuga ati yakoze amakosa, niba atazi igifaransa ajya arabwira abandi bagisemure, ntakavuga ibintu nabi, ntagakotinga ibintu nabi, wakavuga ati ntacyo nzi mu mbabare. Ariko kubera law of honor byarangiye ari ugaragaye nkaho ari uri mu kuri gusumba abandi batakoresha icyo twita law of honor. Rero law of honor ni ikintu gikomeye cyane, ni isomo ngira ngo wige uyu munsi. Hano ku Mpamba y'Ubuzima, byibuze abantu bakoze subscribe, abantu batubona, byibuze ukuremo ikintu kimwe. Turabizi ko YouTube iri compacted n'ibintu biri aho bidafite icyo bimaze, ndetse ni nabyo bifite ababireba. But twe tuzakomeza kuvuga ibi ngibi kugeza igihe hazagira abatwumva, baba babiri baba batatu, it's okay. Niyo mpamvu nkubwira ngo iyi law of honor ugomba kuyizirikana, ukayifata mu mutwe, kugira ngo izabashe kugufungurira umuryango. Kuko umuntu arifata ukumva law of honor ikoreshwa ahantu hose. We niba uri umugore w'umugabo, ntumenye law of honor. Nk'urugero muri Bibiliya, umugore bita Abigayili yagiye guhura na Dawidi, agaragaza law of honor inshuro zigera muri 7 ari imbere ya Dawidi. Uri umwami, turabizi ko uzaba umwami, ntabwo wakiyanduza, uri umuntu ukomeye. Bigatuma iyo law of honor uwo muntu uyikoresheje abasha kugera kuri byinshi no gufungurirwa imiryango igiye ifunga. Urabona Abigayili na Ba akimara gupfa, of course ndabibwira abantu bari born again Christian, abantu bazima, akimara gupfa Dawidi ikintu cya mbere yahise yihuta kujya gucyura Abigayili, kubera yuko yari yaragaragaje law of honor. Kandi law of honor iba transformed. Mubwire wowe ufite boss wawe, uko gukoresha kose ashobora kuba aragukoresha nabi, ukoresha amasaha menshi, ariko banza uzirikane icyo ako kazi kakumariye. Kuko wari umunyarukoni cyangwa se ari umuntu mubi, it's okay. Ariko ukoresheje law of honor, hari abantu bagera mu makampani kubera gukoresha law of honor, nyuma y'amezi 3 cyangwa amezi 6 akaba ageze kuri position isumba cyane iyo umuntu watangiranye na kampani mu myaka 3 ishize. Ngo wapisha ngo si umushahara mpemba, ni umushahara guhemba, ariko ugaragaje law of honor, uwo mushahara wawe wazamuka kandi byakugirira inyungu. Abapasteri benshi barakiza indwara, bagakiza indwara ziri kwica abantu mu miryango y'iwabo. Kubera iki? Abo mu miryango y'iwabo habuze icyo bita law of honor. Ntabwo bubaha amavuta y'umupasteri ku buryo ki ntabwo yabakorera. Hari umugore wari ufite umugabo w'umupasteri, noneho bikajya biba ngombwa yuko abantu benshi baza gutanga ubuhamya mu rusengero bavuga uburyo pasteri yabasengeye ubuzima bugahinduka, uburyo pasteri yabasengeye bakabona Imana. Umugore aribaza kuki pasteri asengera abandi bikagenda neza, ariko twebwe mu rugo rwacu ubuzima bwacu bukaba ari intambara zitarangira.
arangije umunsi umwe asohoka amateraniro atarangiye, hano heza se none mama pasiteri agiye hehe bigenze ute? Amajije gusohoka amateraniro arigendera. Amajije kugenda asohotse, aragenda ajya mu rugo, arategura, arateka, agira ute, pasiteri ageze aravuga ati nemera amavuta kuriho, nubwo najyaga nyasuzugura, reka mpfukame unsengere nka pasiteri nemera. Umugabo imbaraga z'Uwiteka zamuzamutsemo, yumva yuzuye izindi mbaraga, arambura ikiganza asengana izindi mbaraga zidasanzwe. Niba umuntu yarasengeraga abandi bigeze ku mugore we, nawe urabyumva uko yabigenza. Asengana imbaraga zidasanzwe, kandi kuva uwo munsi ubuzima bwabo bwarahindutse. Ngo niba ari pasiteri se, ngo niba ari bosi wanjye se, ngo bivuze iki? Ngo ibyo ntibimureba, ngo apfa kuba mpemba nanjye nkamukorera. It's okay. Ariko uramutse ugaragaje law of honor, umuntu ukaba ufite ikibazo, ukandikira mesaje umuntu upfukamye, umusaba, cyangwa se ukamamara kuri telefone, ukamusaba upfukamye, umubwira ngo agufashishe ubufasha bw'amafaranga kuko bikomeye iwawe, ukamwandikira mesaje iresa nk'ibitabo 4, yarangiza kubw'umwuka w'Imana ukamukoreramo akagufasha, warangiza ukamusubiza mu ijambo rimwe rigizwe n'utunyuguti 3 ngo thanks. Thank you. Sasa ujya kwandika mesaje usaba amafaranga, wanditse ibitabo 3 kandi ubyandika ubabaye, kandi kuko wari ubizi ko ayo mafaranga kuyabona byari bigoranye, ariko mu gushimira wanditse ijambo rimwe, lack of laws of honor, kubura law of honor. Mu by'ukuri ukajya kuguza umuntu amafaranga upfukamye, uvuga ngo nutanguriza baransohora mu nzu, yarangiza yajya kukwishyuza ugatangira kuvuga ngo yishyuza nabi. Wibuka wowe uburyo uguza, uzi uburyo uguze igitutu ushira ku muntu, uhamagara buri mwanya, mfasha ndapfuye, uri umuvandimwe, ibuka aho twahuriye, ibuka inzira twanyuranyemo, gerageza. Ariko wajya gushimira, cyangwa se yakubwira ati none ya mafaranga nakugurije ndayakeneye, uyu munsi nagize nanjye ikibazo, ngo niwe wa mbere se ugurije umuntu, ngo niwe wa mbere se ngo ujye uhakenza gake, ngo yishyuza ryawe ngo ni umunsi, arakwishyuza ntabwo wamugujije. Lack of honor. Wakaba mubwiza ukuri uti rwose nyihanganire, muri iyi minsi nta mafaranga mfite, nzayaguha, ndazirikane neza wangire ndi kuyashaka. Ariko bitangiye kumubwira ngo ubwo se gutekereza ko ari wa mbere ugujije umuntu, witanguriza se sinari kuguza abandi. Lack of honor. Ntujya kubona ukabona umuntu atangiye kugera agenda mu muhanda asabiriza kubera ko yasabye abo yagombaga gusaba bose arabarangiza, n'agasuzuguro kenshi, n'agasuzuguro kajejeta. Bigezaho nta wamufasha kuri uyu munsi, atangiye kujya arasaba umuhisi n'umugenzi, arasaba umuntu utamuzi, ngo mwaho ngo ndwaje umwana ngo mfasha. It's okay. Ariko mbere kujya gusaba umuntu wo mu muhanda, nta bene wanyu ugira, nta baturanyi, nta bantu mukorana, ntabo mwabanye, ariko kuko wabamaze ubahemukira, ugeze ku rwego ujya gusaba abatakuzi kugira ngo wihishe. Lack of laws of honor. Ndakubwiza ukuri kumenya rino tegeko, hari imiryango myinshi ijya gufungura, hari imiryango myinshi. Nigeze kugenda umuntu kandi yaramfite winshi, yarankuriye, ariko ankoroga mu bwongo, umutima urambwira ati ko ubundi mubwire musomereze kamwe zitanyu, nuravuga ati witonde, aramutse afunze runo rugi byakugora gukomeza. Ni byiza kumenya honor, ni byiza kumenya kubaha. Murumuna wawe ni Imana yanyirije umugisha arakomera, mucire bugufu mwubahe kugira ngo nawe aguheshe umugisha. Bizana ngo urumva ngo urabona, apana, mucire bugufi umwubahe kugira ngo nawe abashe kugira ute kuguhesha umugisha. Niwe ufite ubushobozi, niwe ugufasha, akurihira abana, warangiza ngo ugire wakore garafure yawe ngo nukansuzugure, ngo ubundi se gutamaye twudufaranga twakwica nikiza abana banjye bapfa. Yafunga amazi n'umuriro ukajya kurikanyira ku babyeyi ngo ni mubi, ngo yaranyanze, ngo ntabwo akunda abavandimwe, kandi uzagasuzuguro usubizanya amagambo. Usabye umuntu ikintu upfuka arakiguhaye, ukarangiza ukamubwira ngo ni ukuri, ngo mu bantu bose bamfashije ngo baye umwe muri bo, abaye umwe muri bo.
shimira umuntu ku buryo yumva ko ari different n'abandi. Shimira umuntu ku buryo yumva yuko hari icyo atandukanyeho n'abandi. Shimira umuntu ku buryo yumva ko ari proud yo kuba yaragufashije. Ariko hari n'abandi bantu bazi gukoresha iyo off hona, ashimira cyane yafashijwe, neje agahita ngira agasaba ubufasha. Please respect yourself. Menya love hona, menya kwiyubaha, nurangiza wubahe n'iki n'abandi. Uriya muntu usuzugura, uriya muntu uri gutesha agaciro, afunze uwo muryango, nkubwije ukuri ko wazazenguruka muri ubwo butayu imyaka 40. Mose Imana yamuhaye umugisha akajya aravugana n'Imana. Murumuna we Aroni na mushiki we Miriyamu lack of honor. Imana yarabwiye Mose ngo uzaba nk'Imana kuri Aroni, nawe akubera akanwa kuko utazi kuvuga. Batangira kumunegura ngo aradidimanga ngo yashatse umunyetiyopiya kazi, ibintu byinshi. Imana yarabwiye ngo mwebwe uretse no kuvugana namwe mwene mu nzozi nabwo mugize ibahati, mugize umugisha. Ariko Mose we tuganire mbona nkubona, gira love honor, gira love honor. Ndabisubiramo, gira love honor. Iga guca bugufi, iga kubanira neza uwo mubosi wawe upanze mu nzu ye. Umwandikire message uti ndagushimira ku myaka 3 maze 2 cyangwa 1 maze mu nzu yawe, wampaye serivisi nziza, inzu yawe ifite umutekano, kandi bivuge, kandi hari n'igihe biba ari ibyo bivuge kandi ariko kuri, kuko niba atari ko kuri wakaba barayivuyemo. Wadufashije kugumya kubaho mu bushobozi bwacu dufite buke, wagomeje kudushigikira. Inzu yawe tubamo neza, iyo tugize ikintu dushaka kuvugurura, uratwumva iyo twabuze ubushobozi bwo kukwishurira ku gihe. Turagushimira, thank you so much. Ndakubwiza ukuri ko nibiba ngombwa ko agiye kongeza rent, ubukode bw'amazu, ukamwegera ukamubwira ko ufite ikibazo urihira abana kandi umushahara utiyongereye, ko niyongera 50 ku nzu bizatuma ubuzima butarushaho kugenda neza cyangwa se bikakunaniza. Ndakubwiza ukuri ko ashobora kukumva. Ariko urabwira nyir'inzu ngo banyine ibyo ndo turabazisha gucyo dupfana n'amafaranga, dupfana n'amafaranga ngo n'ubundi ntayafite wansohora. Aho ejo nuyabura uzemera gusohora. Uyu munsi niwe ufite imbaraga, zirikana ko ejo hari igihe utagize utazifite. Wige love honor, wige guca bugufi. Biyava ngo mugandukira abatware, mugiye umuntu ubona ko hari icyo yakumarira cyangwa se niba ntacyo yakumarira, ariko gira love honor, kuko iyo ni humanity. Sino kuba ngo ni nabyo Bibiliya itozana, ariko ni n'ubuzima busanzwe bw'umuntu w'imfu. Iga utunge umenye the law of honor, bizakunyuza henshi. Hari ikintu cyonyine kikunyuza ahantu kubera law of honor, nta mafaranga yakunyuza. Uriya munyamakuru Mutesi SCOVIA, ahantu yari kuhanyura gute iyo atagira law of honor? Ndavuga uriya nyiri mama urwa Gasabo, iyo atagira law of honor ngo ace bugufi, uriya munyamakuru ni umunyabwenge cyane. Law of honor ni ikintu ageraho avuga ngo ndasaba imbabazi abo nasabye imbabazi. Ndasabira imbabazi kubana n'abasabye imbabazi kubera law of honor. Gira law of honor, ca bugufi, gendera hasi. Wivangwa ngo iwacu ngo baratuzi, barabazi muri ibiki. Gira law of honor, ubaha abagomba kubaha, gandukira abagomba kugandukirwa. Bizakunyuza henshi, bizagufungurira imiryango myinshi, kuko nta muntu, abantu twese ukuntu turemwe nk'ikintu bita ego. Kumva ko umuntu ari igitangaza, kumva ko umuntu adasanzwe, yewe n'abadasanzwe bumva badasanzwe, kumva ko umuntu akomeye, mbese nyine ahantu hose ageze agomba kuba center of attention. Hari n'ababigira nk'uburwayi ko aho ageze ari ugomba kugaragara. Noneho nta kintu kibi kibaho nko guhungabanya ego y'umuntu, yanaguhitana. Umuntu uvuga ukuri ko hari ikintu yakoze kiri ukuri akakikwicira cyangwa akaguhitana, kubera ko ukuri ntabwo akeneye ko kuza kumusesereza. So ikirore kiriho ni kimwe, iyo ego y'abantu iyo uyiboostinze ukayizamura, nta kintu umuntu atanguha.
kubera ko iyo ugize law of honor ukamucira bugufi ukamwereka ko we ari igitangaza kugusumba, bituma afunguka cyane akaba yaguha icyo ari cyo cyose umukeneyeho. The law of honor ni itegeko ry'ingenzi, ni itegeko ndetse ni pila ryo kugira ngo umuntu agire ute, agire ku rwego ageraho. Iga law of honor, yizirikane, yakire kugira ngo ibashe kugeza kure. Fata umwanya ushimire abakugiriye neza, ubashimire ubabwira ngo thank you. Iyo bitaza kuba mwebwe simba narageze ku rwego ndiho. Hari abantu benshi bangiriye neza kandi fata umwanya nkamubwira ati thank you. Hari igihe umuntu akugirira neza ukagera nk'ubu mu minsi yashize hari umwarimu wanyandikiye wanyigishije muri P6, aranyandikira arambwira ati namenye ko usigaye uba muri Kenya, ati duherukana wiga muri P6 haciyemo igihe kinini. Ndamushimira ni thank you, mwaratwigishije, mwatugiriye neza, mwadufashije kugera aho tugeze. Nubwo umwarimu ashobora kwigisha umuntu agahinduka perezida, ariko uwo mwarimu yari afite mu biganza bye uwo mwana akiri muto ku buryo yashobora no kumwangiza akamubuza. Mushimire, kuko hari abarimu benshi kubera imitima mibi batumye abana bava mu mashuri. Umwarimu akibanda ku mwana akamumanipira akamugendaho kugeza ku rwego umwana yanga ishuri akabivamo. Rero gira law of honor, wige guca bugufi. Niba umuntu ari we Imana inyujije mu bushobozi, iga guca bugufi. Wikumva ko nta cyamara kumariye ngo ngurane murumuna wanjye ngo ntacyo yazambwira ngo navutse mbere yitsoke, ariko Imana niwe yahisemo kugira ute, guha umugisha. Gira law of honor. Ugasanga umuntu ari aho ngaho, umuntu afite umudamu ariko Imana yagize umugisha yo kwinjiza, yo kunyuza ubushobozi mu mudamu. Gira law. Hari mwene data ubina yari ari kumbwira uburyo ki abina afite umudamu we aba muri Amerika. Umudamu niwe umwohereza all bills. Muri make hari nkeya nawe yishura, ariko kuko umudamu ari ufite ubushobozi ari hanze niwe umwishurira. Ariko yambwiraga uburyo ki hari umundi nawe mugenzi we ubayeho gutyo woherezwa amafaranga n'umudamu, ngo ariko wahindukiye ngo yanyoye inzoga, aramutuka, aramwandagaza, amubwira ko nyine aramujujubye. Amajije kumutuka, amajije kumugeza kuri iyo standard, birangira uwo mugabo umudamu afashe umwanzuro ati noneho nta kintu nzongera kuvugana, habe no kukohereza igiceri cya Kongo nzongera. Birangiye uwo wishize hejuru, birangira ari mu miryango asaba imbabazi. Umudamu bati no, ntabwo najya ndavunika ngo ngohereze amafaranga, nurangiza unyiture kugira ute, kugira urantuka, kunsebya no kumvuga nabi. Rero gira law of honor. Niba Imana ihaye umugisha umuntu akaba ari we unyuzamo, gira law of honor yo kumwubaha. Mwubahe, umuhonaringe, kuko niwe ugukwiriye. Ni bosi wawe, apita ahantu yakanda ubuzima bwawe bukagira ute, ntibugende neza. Dusubiye ku cyanditswe twasomye mu izina rya Yesu Kristo, ndagira ngo tukivugeho kugira ngo twerekere aho dusoreza, ariko usobanukirwe law of honor, kuko law of honor niyo ituma umuntu azamuka. Ubundi law of honor mbivuze muri make, abantu b'Abanyarwanda nubwo bivugitse nabi, iyo bashaka kubivuga babinyega babyita gucinya inkuru. Hari umugabo ntekereza ko nawe ari mu bantu bavuzweho bagasebwa cyane, bagasererezwa ngo uko acinya inkuru cyane. Uriya mugabo Bamporiki bavuga ati kucinya inkuru cyane. Arabaza ati se ko ncinya iyanjye hakababarizanya. The law of honor ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko umuntu yigize, ufatiye urugero nko kuri Bamporiki, yarinze aba minister, yarinze aba umudepite, atari yayiniga na kaminuza, ariko ufite PhD no kuba gitifu nawe abikuki. Kubera iki? Lack of law of honor. Ntabwo uzi guca bugufi ngo wubahe abakwiriye kuba, kandi Bibiliya ivuga ngo mwubahe abakwiriye kubahwa, mugandukire abatware. None wowe nta law of honor wigiramo. Ikintu cyo uri umudamu, umugabo aragusahira, akwishurira inzu, akumenyera ibyo kwambara, mu bushobozi bwe aragusohokana akora buri kimwe, cyangwa se niba ari ibyo adakora ni ukubera ubushobozi,
ariko kubera lack of phone ukatavuga ngo abandi bagabo se ngo hose nk'abandi bagabo ngo abandi bakora ibi nibi nibyo ngibyo gukorera banza umuhonaringe umubwira uti thank you kuba urwanira umuryango kuba usohoka hano ukajya guhiga ukaza ugacyura umukati w'umwana ukadukira ibyo kurya thank you turagushimira tubona imbaraga ushyira mu byo ukora tubona imbaraga winvesting mu kugira ngo umuryango wacu ubeho neza banza umushimira najya kubanga abandi bagabo ngo bafite ibindi bakorera abagore babo tuza iyo uwo mugabo ugaraguza agati gutyo usuzugura n'ibyo gukorera byose ugize umwaku agapfa nibwo wabimenya ugize umwaka agapfa ukaba umupfakazi nibwo wamenya ko yari afite akamaro n'agaciro karenze gutekereza ugize umwaku agafungwa nibwo wamenya umumaro yari afite nibwo wamenya ko iyo nzu y'U60 yishura by'Abanyarwanda ari menshi cyane ushobora kuzenguruka yashaka ukayabura wayasambanura yagusambagije uyu munsi ejo wayamusaba akayaguha uyu munsi ejo akayakwima gira hona banza wubaha umuntu umuhe agaciro unamwubahire icyo yabanje kugira ute icyo akora mbere yuko umusaba ibindi banza wa appreciating ibyo gukorera uwo mubyeyi usuzugura ngo yakujyanye mu mashuri akomeye nka Green Hills ngo ntago yakuriye amashuri ngo ntago yagukoreye ibikomeye ngo ntago yaguhaye amafaranga yo gutangira business wari kuza kubyumva neza iyo uza gukurura imfubyi wari kuza kubyumva neza ukamenya agace gira ona gira kubaha abantu gira guha agaciro ibyo umuntu yagukoreye umuntu agukorera ikintu babaye nanahize umubwire ngo niyo utagikora cyari gukorwa n'undi inde wundi ninde iyo abahari kucyo utamugiye gira hona uwo mubyeyi uvuga ngo jewe ngo nawe yanangirije iduka mu mujyi ngo iyo uza kugira umwaka agapfa ukaba imfubyi wari kubona umunsi muremure papa mama byari kukurenga niyo nayini hari igihe utari kuyiga ukajya kuragira inka Nyagatare cyangwa se ukagirirwa wahirira inka z'abaturanyi cyangwa ukagenda ukabambaye ibobo ku muhanda gira ona byibuze mwubahire ko mu bushobozi bwe bukeya kwishura iyo nayini ukabona aho urara ukitwa mwene naka ibyo bimwubahire ugire ona witangira kurwanira ibyo udafite sinzi ukuntu navuga iyo ona sinzi ukuntu nayisobanura ngo bashe kuyumva umuntu ngewe wanzanye muri Kenya nyuma y'umwaka umwe byaramunaniye arataha asubira mu Rwanda ubuzima bwanze ariko na n'uyu munsi niba hari umuntu ntavuga nabi cyangwa se ngo mbure guhura nawe mubwire ngo warakoze kuhangeza niwe kubera ko iyo ataza kubawe inzira zari zifunze nta yindi nzira nimwe yashoboka kuhangeza so none uyu munsi mwibagirwe kubera ko nahageze nkahirwa kubera ko Imana yahampereye umugisha mwibagirwe nimugeraho musuzugure munyuzi yemwe sinanatera imbere ku buryo mukandira akanyenyeri ariko kubwa ona ndamushimira kuko yataza kubawe nta yindi nzira nabonaga byajyaga gucamo uretse we iga gushimira umuntu ngo umuntu ngo yanzanye i Kigali ngo amaje kunzana i Kigali ngo mbana nawe ukwezi kumwe ngo aranyirukana iyo ataza kubawe ngo uko kwezi kumwe akukwemerere ube iwe nkubwije ukuri kutari gupfa ukandagiye muri Kigali wari guhera iwanyu Cyangugu cyangwa Ikirehe ariko kubera yakugiriye impuhwe akakuzana nubwo ataguhaye byose washakaga ariko basi mwonaringe umwubahire kuko kwezi wabasha kukuba muri Kigali bikaguhesha connection yatumye uyu munsi wavuye iwe waragiye kubana n'undi muntu mwamenyaniye i Kigali ntabwo yari kukumenya iyo utazanwa n'uwo muntu mwabanye Cyangugu n'utazanwa na mukuru wawe mwavukanye mwari mutuye Cyangugu iyo utazanwa na mwene wanyu mutuye mu gace kamwe wakuzanye ngo yaranzanye ngo yarere muri Kigali ngo yaragiye kunkoresha akazi k'ikiboyi itsoke ariko iyo kiboyi yarakuzanye ubasha gukandagira muri Kigali ubasha kumenyamo n'abandi bantu ubasha kwaguka mu mutwe nibyo byatumye uhava utangira ubuzima bwawe gira ona ntabwo abantu bose ari babi mu buzima bwawe ngo umuntu wese wanyuze mu buzima bwawe yaraguhemukiye uwakuzanye muri Kigali yaraguhemukiye ngo haciyemo iminsi ibiri ngo ahita ngo agire ute ngo akwirukana uwakugejeje iyo ataza kubawe kubwije ukuri wari kuburi guhinga imiceri mu bishanga rero tugire ona
kubahe. Nugira ona ukagira umutima wo konaringa, bizakunyuza henshi kandi bizaguteza icyo twita ubutoni. Ntabwo urabona umuntu ufite isura idashamaje, udateye mu buryo budasanzwe, ukabona yatarakitinga abantu, ukabona afite uburyo ki agira inshuti nyinshi. Kubera iki? azi law of honor, arubaha, aca bugufi. Iri ni isomo rere, aca bugufi, araganduka, amenya kubaha umuntu, amenya gushimira, kwa appreciating, amenya kuvuga ngo sorry, amenya kuvuga ngo forgive me, sorry, amenya kubwira umuntu ngo thank you, appreciating, akabwira umuntu uti wakoze kungira neza. Ariko mu myaka 50 umaze uracyafite siko na nyoko rararimwe warabicoza ngo babwire ngo mwarakoze kundera, mwarakoze kwemera ko inda yanjye mutayikuramo ku meza abiri kandi bashaka kuyikuramo. Hari icyiciro burimo ku buryo ubuzima bwawe bufitwe imyanzuro n'abandi bantu, ku buryo aribo bafite imyanzuro yo guhitamo ngo uragumya kubaho cyangwa nturakomeza kubaho, ku buryo ari abantu bafite ubushobozi bwo kuba bahindura ahazaza hawe completely. Hari abana bavuyemo inda zabo ntizigere ku isi, hari abavutse bajugunywa mu bimoteri. Ubuzima bwawe bwashoboraga guhinduka iyo uwo muntu ataza gufata responsibility zo kwitangira. Tugire law of honor, tuyubaye, uyizirikane, igagushimira abantu bakugiriye neza. Umuntu yakuzanye umukozi wo mu rugo agufata nabi, it's okay, ariko mushimire ko yatakuzana, ntabwo abantu bari kuhakandagira. Niyo nzira Imana yanyujijemo kugira ngo ugera. Gira law of honor, ubaha umuntu. Ni mukuru wawe wo kwa sko wanyu cyangwa se ni mukuru kuri wowe, arakuganira avuga ati nyabuneka gira gutya, because of lack of honor, ngo ngo ngiye ngo ntawambindura, ngo urampindura nkandi, ngo ngiye ngira uko ngenda, ngo ngiye ntawaza mbwira ngo naje ndumwe nza. Okay, waje uri umwe ariko iri si ntabwo uzayibaho urumwe, uzagenda uri umwe ariko ntabwo uzaterura umurambo wawe. Uzashingurwa n'abandi bantu, ntabwo uzishingwa, nta nubwo uzibariza imva, nta niyo uzigurira. Hizagera igihe upfe, niyo waba uri umukire umeze ute bayikugurira. Waje uri umwe ariko uzagenda uri umwe, ni nabyo, ariko uzabana n'abantu hano ku isi. Rero hamwe wige law of honor. Izo bavuga ati mwana wanjye kora gutya na gutya, ngo yangura umusaza ngurikize, ngo wowe ngo imyaka ngo ntabwo uzi ibigezweho. Ntabwo azi ibigezweho. Uravuga ko atazi ibigezweho, nyamaze imyaka amaze ku isi yemerewe, afite ubushobozi bwo kureba wowe utabasha kureba. Muri umuntu wagize ubushobozi, ntushaka kumucira bugufi ngo agufashe. Mwene wanyu umukozi w'Imana ukomeye, ntushaka kumucira bugufi ngo agusengere. Ntushaka guca bugufi ngo ubwire muri umuntu ati mfasha ndaremerewe. Reka da, uriya ni muri umuntu wanjye yancishije mu ijisho. Iryo jisho wakurikishwamo na muri umuntu wawe, uzarikishwamo n'aba ku gasozi n'abiwanyu babimenye. Gira law of honor, gira kubaha abantu. Iri jambo twasomye ngo nubwo Yesu, sema amen, nubwo Yesu yabanjije kugira akamero nk'ak'Imana, ngo Yesu yari Imana total, nubwo yari afite ako kamero, sema amen, ntabwo yatekereje ko atari ikintu cyo kugundira. Turagundira, umuntu agundira inzangano, umuntu agundira amashyari, agundira amatiku, agundira ubuhemu, umuntu agundira buri kimwe cyose akanga kurekura, bigatuma atabasha kugira ute kugenda. Umuntu ugasanga afite ibyenda byashaje byaboze, akagundira kugeza igihe bizana umwanda mu nzu, ntarekura, akagundira. Yesu yatekereje yuko gusa n'Imana atari ikintu cyo kugundira, ngo yisiga ubusa, amanukana akamero k'umuntu, ngani w'umunyamurenge, umuntu tu, yisiga ubusa, ngo ndetse ntiyaje ari umuntu ngo aze ari nk'igikomerezwa. Hari indirimbo ivuga ngo ntiyavukiye mu bitaro cyangwa se ngo agende muri za lift cyangwa agende mu modoka. Ntiyagize igikundiro cyangwa yubaka izina, ntabwo yabayeho nk'abandi, ngo ariko ntibyamubujije kuvuga ubutumwa. Uwo Yesu araganduka,
agira akamero nk'ak'umuntu, ndetse umuntu w'imbata w'umugaragu, ntiyatinya gupfa. Atari urupfu rusanzwe rw'ikirago, oya, atari urupfu upfa babanguriye intwari, apana, ngo ahubwo urupfu rwo kumusaraba. Hari nibivuga ngo umusaraba niwe, umusaraba niwo bendera ryacu abakijijwe. Ngo umusaraba wari ikimenyetso cyo gusuzugurwa, gucibwa, ariko uwo musaraba wahindutse ikimenyetso cy'ubuzima no kubaho, kugeza aho abakorera Imana bishiraho imisaraba, kugeza aho inzu z'Imana ziba ziriho imisaraba, kugeza aho ibituro by'uburuhukiro biba biriho umusaraba, kubera ko n'uburuhukiro ni ahantu ho kuruhukira. Sema amen. Yisiga ubusa, arazaniye, atinya gupfa urupfu ndetse rubi rwo kumusaraba, kubera iyo lofu hona, kubera uko guca bugufi, kubera uko kuganduka. Sema amen. Kubera uko kujya munsi y'uwo cyane ari we, ngo byatumye Imana imuzamura. Ngo izamura izina rye, irarizamura cyane, ngo iramuzamura ngo kugeza aho amavi yose y'abantu bari mu isi, abakomeye aboroheje, ngo agomba gupfukama, apfukamira izina rya Yesu Kristo. Ngo izamura izina rye ku buryo n'amavi biri mu isi y'isi, biri kuzimu, nabyo bipfukamira iryo zina rye. Ngo kuko nta rindi zina rigomba kwambazwa mu isi. Yazamuwe kubera iki? Yazamuwe kubera guca bugufi. Yaciye bugufi, amajije guca bugufi, ngo nicyo cyatumye, reka amasomo hano, nicyo cyatumye urupfu, araganduka ntiyatinya no gupfa, ndetse urupfu rwo kumusaraba nicyo cyatumye Imana imushira. Umurongo wa 9, Abafilipi 2:9, ngo nicyo cyatumye, sema amen, nicyo cyatumye Imana imushira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu Kristo, ari y'ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi cyangwa ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye yuko Yesu Kristo ari Uwiteka. Ngo Imana Data twese ihimbazwe. Nicyo cyatumye. Gira lofu hona, gira guca bugufi, gira kuganduka, bizakunyuza kure, bizakuzamura, bizakugeza kure, bizakubustinga, bizatuma Imana abo ngabo usuzugura niryo buye rizakugeza ku bikomeye. Natanga ingero nyinshi, navuga ibintu byinshi, ariko iki kiganiro simba nifuza ko kiba kirekire cyane. Thank you ko twabanye ukabugeze kuri finally, wumva rino jambo ry'Imana, wumva rino jambo rihindura ubuzima, wumva iyi mpamba y'ubuzima. Twebwe icyo tugambiriye ni ukurema abantu na sosiyete bafite umutima wo gushaka ubwiza bw'Imana, kandi bafite n'umutima wo kuzamuka. Nizera yuko iri jambo riri buguhindure, nizera ko riri bugufashe, nizera ko riri bukugeze kure. Navuga byinshi, komeza kudushigikira kuri kino kiganiro twakoze no ku bindi biganiro tunyuza hano hantu. Imana ikomeze kugumugisha. Twavuze kuri Mutesi SCOVIA wa mama w'u Rwagasabo, tuvuga uburyo yakoresheje iyi lofona, twagiye dutanga ingero nyinshi. Twavuze kuri Yesu Kristo, ikiganiro cy'iyo saga ya Mutesi SCOVIA kiri kuri no YouTube channel Nowa Talk TV. Mugume kudushigikira, dushimira cyane byimazeyo abantu badushigikira, baduha subscribe. Turabashimira kuba mwaduhaye subscribe yanyu, kandi ntabwo tuzayipfushuza, tuzagendana kugeza igihe tuzagera ku bantu benshi. Tuzaba turi kumwe kandi tuzirikana ko mwadufashe amaboko mu ntangiriro za channel yacu. Turabashimira mwe muduha comment, mwe mudushigikira, mwe mu byo dukora, mwe mu byo tuvuga. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge dusoze. Turagushimiye kuri Imana, mva gusenga, Imana igira neza kandi Imana ikomeye. Ndasenga kugira kino kiganiro umuntu wese uzacyumva kizamuhindure, kimugirire umugisha, cyongere kumuvugurura, cyongere kumuzamura, cyongere kumwubaka bidasanzwe, kugira ngo Imana ibashe gukora umurimo muri we kandi abashe guhinduka umumaro.
natuye umugisha kuri buri wese uzakibona, natuye umugisha ku bantu bose bazakireba, natuye umugisha kuri buri wese uzagera kuri no season, kuzagera kuri no munota yumva iki kiganiro. Umugisha w'Imana uzamutwikira kandi udushoboze kugira ngo ibyo dutanga bigende bigirira umumaro benshi, bihindura benshi, kandi usenye imbaraga z'umubi. Umugisha ube kuri buri wese, ufite ukishira hejuru, Uwiteka iri jambo rimucishe bugufi, ufite icyo akennye, uwafungiwe imiryango, uwafungiwe inzira, uwafungiwe ubuzima, byose bifunguke mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Thank you so much.